buhoro buhoro tangira wige ko utagomba gutanga igisubizo ku bintu byose bikubabaje. Ntabwo abantu bose bakubabaje ariko ugomba guhangana nabo. Iga ko igikomere cyose kidasaba kwihorera. Sobanukirwa ko gukura bya nyabyo ari uguhitamo gutuza aho kwihorera cyangwa kurwana. Wakwibaza ngo kubera iki? Kubera ko buri gihe usubije mu bintu bibi byose uhuye nabyo urananirwa, ukangiza mood yawe, ukabura kubona ibintu byiza bigukikije. Buhoro buhoro iga ko abantu bose batazagukunda kandi ntabwo abantu bose bazagufata nk'uko ubishaka. Kumenya ibi ni ingenzi. Kugerageza cyane gushimisha umuntu utabona agaciro kawe no gutigiye n'imbaraga. Umunsi urangira usa n'uwakoze ubusa. Kandi ntukibeshye namba. Utagira icyo usubiza ntibisobanura ko wemera ibiri kuba. Ibi bivuze ko wahisemo kuba hejuru y'ibyo byose ukabirenga. Wahisemo gufata isomo no gukomeza urugendo rwawe. Wahisemo kuba umuntu mukuru mu gufata ibyemezo. Icyo ukeneye ubu ni amahoro yo mu mutima. Ntukeneye imvururu, ntukeneye abantu bagutera kumva ko udafite agaciro, ntukeneye gutongana cyangwa guhatiriza umubano wa gicuti. Buhoro buhoro usige ko guceceka ubwabyo bivuga cyane. Ntibigombera guhangana usakuza. Bivuga cyane kuruta gutukana. Usige ko buri gihe uko usubije n'uburakari uhundi muntu kugenzura amarangamutima yawe. Ntushobora guhitamo ibyo abantu bakora ariko ushobora guhitamo uko uzabyakira n'uburyo uzabana nabyo. Akenshi ibintu abandi bakora ntibisobanura wowe uwo uri we, bisobanura bo bari bo. Nubwo wasubiza ntibisobanura ko bazahita bakunda cyangwa bubaha igitekerezo cyawe. Rimwe na rimwe ni byiza kurekura kurusha guhatiriza. Uzareke ushaka kugenda gende, ntugahangayike ushakisha wo kukuba hafi. Ntutegereze ko abantu bose bazagusobanukirwa nk'ukuri. Gake gake uzagende wiga kandi iri somo ni ingenzi. Njye nari Mr. Sami Humble Boy. Ushaka kujya umenya byinshi nk'ibi, kanda subscribe, siga comment, unasangiza abandi, tujye tubana umunsi ku wundi. Urakoze cyane.